Yes, ndizera ko mumeze neza cyane kandi mwiriwe neza, mwakomeje kugira ibihe byiza cyane. Mbahaye ikaze muri ikiganiro kandi nje kukubwira breaking news, nuko ibintu byaba byamaje gufata indi ntera. Miss Muheto Divine amaze gukatirwa, akatiwe igihe kingana iki? Ese byifashe bite? We nakubwira ngo ntuze gucikwa n'iki kiganiro, reka nkubwire ko kandi andi makuru naba naguhaye ngiye kuguha, nuko kandi muri iki kiganiro ngiye kuguhereza harimo n'uwo bita aka fata ku mavuta, nawe amaze gukatirwa igihe kitari gito ariko kitari na kinini. Reka nkubwire wowe ntuze gucikwa, reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo makuru n'ibiganiro bitandukanye bijye bigera wikugeraho gatanu kuri gatanu. Nitwa MC Robert, mba mari kuri radio, mba ndi kuri YouTube, ndi and everywhere. Jya kuri TikTok unyandikire cyangwa unamfollowing, nitwa MC Robert, no kuri IG na Instagram nitwa MC Robert, hanyuma no kuri YouTube manuka kuri iyo chaîne ni Robert Empire TV, hanyuma uhite ukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. So hanyuma rero unyemerere mpere kuri iyi nkuru ya Miss Muheto Divine, wari umaze iminsi itari mikeya ari mu mazi abira. Nubwo ari mu mazi abira, amazi abira yararimo ntago yigeze amuha icyifuzo cyiza yashakaga. Mana we, Muheto Divine kabisa avuga yuko ahuye n'uruva gusenya. Ubundi tumenyereye yuko abahungu abagabo ari bo mana yanjye idanje kabisa, abahungu ari bo bahura n'ibibazo Muheto yahuye nabyo, ariko uyu mukobwa yagize gutya ahura n'ibibazo, bivuze yuko rero yagombaga gukatirwa cyangwa se agahabwa ubutabera bitewe n'ibyaha yakoze bitandukanye. Muheto Divine rero byamugendekeye gute? Ikaze mu kiganiro ngiye kuba nkugezaho, hanyuma rero ukurikira impamvu ya nyayo uyu mukobwa yaba yamaze gutabwa muri yombi. Nyuma yo gutabwa muri yombi akaza gukatirwa rero, hanyuma rero reka mpere gutya muri ubu buryo. Kuri uyu wa gatatu, ubwo ndifashisha inyarwanda.com, bagize bati kuri uyu wa gatatu tariki 3 Ugushyingo 2024 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro ku birego Miss Muheto Divine yari akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa hafi imyaka 2, ariko urukiko rwagaragaje ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu mukobwa akomeza gufungwa iyo myaka yose. Uyu mukobwa w'imyaka 20 y'amavuko yari afunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo gutwara ibinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga inyuma yo kugonga. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuraga ko Miss Muheto Divine yakoze impanuka avuye mu kabari ka atatu atwaye imodoka yo mu bwoko bwa Kia yanyweye inzoga. Urukiko rwavuze ko Miss Muheto yemera ko yatwaye yanyoye ibisindisha kugeza ku gipimo cya 4 kandi igipimo kihanganirwa ari 0.8. Ati ubundi igipimo kihanganirwa ni 0.8, ariko yari ari kuri ku gipimo cya 4. Hey man, urukiko rwasanze Miss Muheto hamwe n'icyaha cyo gutwara imodoka nta ruhushya gutwara afite, rwasanze kandi rutamuhamya icyaha cyo guhunga ahabereye impanuka. Rwanzura ko ahanishijwe gufungwa amezi 3 ndetse n'izabo y'ibihumbi 190 n'igihano gisubitse mu mwaka umwe muri Nzeri. Muri Nzeri 2023 Miss Muheto yakoze impanuka nk'iyagonga inzu, imodoka ye irangirika ku buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ISP Boniface Rukitanga yari aherutse kubwira inyarwanda ko ku nshuro ya mbere bafata Muheto bamugira inama yo kwitwararika no gushaka uruhushya gutwara imodoka. Yavuze ati ubundi ku muntu wese ushaka gutwara ikinyabiziga nta nubwo yakabaye yarindiriye inama ya polisi kugira ngo ajye kwigira perima, ariko mu by'ukuri iyo nama yarayigiriwe, arigishwa, arahanwa, arataha asubira mu muryango kimwe n'undi wese ubona ayo mahirwe. Icyari gisigaye hari
ahe kugira ngo nawe atekereze icyo agomba gukora. Kandi yavuze ko gutwara imodoka wasinze ni nko kwiyahura kandi guteza akaga gakomeye cyane mu muhanda iyo utwaye imodoka wasinze. Yongeyeho ko kandi ko icyo nagira inama abantu ni ukwiga guhitamo neza, ntitukigire ku byago by'undi, ahubwo tugakora kare icyo dusabwa tukirinda impanuka zikorerwa mu muhanda. Ati kandi uyu mukobwa ntabwo ari ubwa mbere yagiriwe inama. Icyo nakwibutsa ni uko yegukanye iri rushanwa mu mwaka wa 2022, hanyuma rero bimuhesha kuba umukobwa uritwaye rero kuri iyi nshuro. Aya magingo rero akaba yakatiwe amezi 3 n'izahabu y'amafaranga 190, akaba agomba kubitanga. So agiye gukurikiranwa rero. So uyu Muheto Divine rero akaba yamaze gukatirwa iyi myaka. So cyo nakubwira rero ngayo nguko niyo makuru ahari akanya ngayo ibyo wamenya kuri uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda ndetse ugifitira ikamba nta wundi uramusimbura, akaba yamaze gushyirwa inyuma y'amarido. Wakoze cyane, reka ngushimire, ariko ntago nabura kukubwira ugomba kujya ubana natwe muri ibi biganiro. Ikindi kandi ushobora kwigurira ibikoresho byiza byo mu gikoni ndetse no mu rugo. Nyine banza ukurikire iyi publicité, hanyuma bindi uzagenda ubyumva buri munsi. Fata ku mavuta nawe wenda ntarashyiramo iyi publicité, nuko nawe yamaze gukatirwa iminsi 30, hanyuma tukazategereza ibizakurikiraho. Ese araza gufungurwa iminsi 30 yongera agaruke mu buzima busanzwe, cyangwa araza kongera kuburanishwa ariko rwanzuye gafunguye iminsi 30? Iminsi 30 rero biba bisobanuye yuko akomeza gukurikiranwa, ariko reka dutega amaso turebe ibiza kuba kuri uyu mugabo. Wakoze, gira ibihe byiza, ariko ntiwibagirwe kuza kugura ibikoresho iwacu. Duhamagare kuri inimero uri busange muri publicist. Nitwa MC Robert. Yes, tandukana rero no kubaho udatekera ahantu heza kandi hizewe, cyangwa igihe guteka kabisa ubona bikugora uri gukoresha uburyo bwari busanzwe byahariya neza. Rero vayo utugane wigurire ibikoresho byacu byiza. Dufite amakuka meza bidasubirwaho. Icyo naba nkubwiye ni kuka ucomeka ku muriro, warangiza ugashyiramo ibiryo, ugaterekamo isafuriya, hanyuma ibintu bikaza kugenda neza cyane. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, dufite amablender meza, blender nziza, wowe kandi ku giciro cyiza. Hanyuma usibye blender, usibye kuka, dufite n'amashyiga akoreshwa n'umuriro. Ucomeka ku muriro, warangiza ugafungura, ugaterekaho isafuriya yawe. Aya mashyiga ni amashyiga meza cyane. Wowe tugane, uze utubwire ibyo wifuza, maze natwe tubiguhereze, dore ko twiteguye rero kuguha byiza. Ariko si ubwo iyo nkubwiye ngo gura ishyiga bakoresha n'umuriro, utandukane na bya bindi bitera ibibazo. Hagati aho wasanga ufite n'umuryango, wasanga ufite umuryango, ugasanga mu by'ukuri ujya ubasigira biriya bikoresho byo mu gikoni, ukumva ugize ubwoba. Oya, gura rino shyiga rero, riraza kuba ari gufasha. Hari ishyiga ry'amashyiga abiri, hari ishyiga ry'ishyiga rimwe. Wowe wicomekere ku muriro maze witekere. Ikindi cyiza kiri shyiga nuko iyo habayeho siriko ririfunga kandi ku buryo bwiza cyane. Ishyiga ryiza cyane. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, dufite n'ibindi byinshi. Hano rero tugane maze tukugezeho ibyo bikoresho birimo blender, amashyiga akoreshwa n'umuriro, wicomekera ukitekera. Ntabwo ari byo nyine, hari firigo nziza, intoya, inini, we biterwa no mu mufuka wawe. Icyo nakubwira cyo nuko biba bihendutse, ari amafaranga make cyane. Umunzani ugezweho nawo urawuhasanga. Aza kuguha nimero za telefone. Blender z'ubwoko bwose zirahari, nziza pay. Ngayo nguko cyane, duhamagare kuri 073 9 9 84 039, maze tukuzaniraho waba uri hose.